Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndabasuje mwese bakunze ibiganiro by'umugati w'ubugingo. Ndizera ko muri bazima. Uyu munsi nongeye kugira ubuntu bwo kuza kuganira namwe ijambo ry'Imana. Nkaba nifuza muri iyi minsi kuganira namwe ku mazina y'Imana. Hari igihe tuba mu nzu y'Imana tukumva umusenzi aravuze Jehova Nisi, Jehova Rafa, Jehova Shama, Jehova Yiri, ukumva ni ibintu biri kugusiga. Ariko kubera ko hano duhamagariwe cyane cyane kwibukanya ijambo ry'Imana kandi tukarigira impamba, nagira ngo twongere twibukanye, ese baba bashaka kuvuga iki? Ese kuki umuntu yahaye Imana rino zina? Wari uzi ko nawe Imana ushobora kuyiha izina bitewe n'ibihe usoreyemo, bitewe n'ibihe cyangwa se ibitangaza igukoreye, ugasanga hari izina uhaye Imana kubera umunezero, kubera uburyo uyibonye. Amen. Amazina rero nakoze gushakashatsi agera kuri 22 cyangwa se na rimwe, ariko uyu munsi tugiye guhera kuri rimwe, aho tujya tuvuga ngo ni Jehova Yire. Jehova Yire ryaturutse he? Turasenga turangije. Amen. Dusome Itangiriro igice cya 22 umurongo w'9 tumanuke. Aburahamu agiye gutanga Isaka, Imana iramubuza. Bageze ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubaka igicaniro, yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Iteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Iri jambo rirareba umuntu Imana yabwiye gutanga ikintu cye cy'agaciro yumva adashaka, naho izina adashaka gutanga, naho izina Jehova Yire ryavuye. Imana yasaga n'iri kumugerageza. Uyu munsi Imana iracyatugerageza kugira ngo irebe uburyo tuyikunda cyangwa se uburyo tuyumvira. Aburahamu turabizi ko yabyaye umwana bimuruhije n'umudamu we Sara bivuye kure, ariko afata igihe cyo kumvira. Ntiyabwira umudamu we, ntiyabwira abakozi be, ntiyabwira umuhungu we. Musubiye inyuma muri biriya bice bibanza, muraza kureba uburyo Isaka yabonetse agoye, n'uburyo yazamutse yumvise ijwi ry'Imana ajya gukora icyo Imana imusaba. Izina Jehova Yire riragusaba kumenya ko Imana izabona igitambo mu cyimbo cy'ibyo yagusabye gutanga. Sinzi ibiri kugusaba uyu munsi. Wenda iri kugusaba gufata amafaranga yawe ari muri konti yanyu, muyaviduru yaha umuntu, uyafashisha abakene, uyatange mu itorero ryawe, ariko ukumva biranze. Imana irashaka ko abantu bayo batanga Isaka, ariko ni buri muntu wese ku giti cye. Ntabwo uyu munsi Imana ikitubwira ngo dutambe abana bacu, ngo tujye gutamba. No kuvuga ni nko gufata ugasasa inkwi, ugashaka kubaga ihene cyangwa se inkoko kugira ngo uyice utange igitambo. Igitambo twe cyabonetse ni Yesu Kristo, ariko kumvira biracyatureba uyu munsi. Jehova Yire. Kuki Aburahamu yise Imana ngo ni Jehova Yire? Nuko rero yaragiye abigenza uko Imana ariko agiye kumwica ku murongo wa 12 aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko umenye yuko ubaha Imana, kuko utanyima umwana wawe w'ikinege. Yari afite umwana w'ikinege. Marayika aramubwira ati hagarikira Aburahamu, ntiwiciye umwana, kuko nabimenye mu mutima wawe yuko unyumviye, utanyimye ikintu cyawe cy'agaciro, utanyimye ubuzima bwawe. Si munsi biturebaho iki? Bitureba hari igihe Imana igusaba kwitanga ku kintu runaka, ubona ko ari icy'agaciro, ubona ko wavunikiye, ubona ko cyavuye yewe no ku Mana, amasengesho wasenze Imana yakiguhaye, ariko Imana akubwira ngo reka icyo kintu ukinzanire yewe ndebe ko wanyumviye. Abantu benshi ikintu kitugora no kumvira Imana uko yari n'ikuri kandi kwizahora iteka ryose. Umunsi irasaba abantu bayo kwitanga. Irashaka ko ufata urwo rugo rwawe uruhereza Imana, ntabwo ishaka kurwica. By'ukuri Imana ntabwo yari ishaka kwica umwana, yashakaga kugerageza irebe umutima wa Aburahamu. Ni ikihe kintu cy'agaciro wumva ufite Imana ishobora kugusaba gutanga, wumve kikugoye gutanga? Uyu munsi gishobora gucika Isaka wawe. Yaramubwiye ngo zana uwo mwana umumpereze umuntambire. Ntabwo byari byoroshye. Sinibaza ko yaranezerewe, sinibaza ko yari afite ibyishimo azamuka kuri uyu musozi. Hari igihe Imana igusanga ikagusaba sacrifice y'ikintu cy'agaciro, kugira ngo reka ku kazi ufite ugende unkorera urugero 100%. Abakozi b'Imana benshi bajya banyura aho hantu, cyangwa se mpereza ibyo bintu byawe, ubizane byose ubimpereze. Ese Imana igusabye ubuzima bwawe umunsi wawe umuha? Ko ubona nkaho uri metero ubuzima bwawe, urabona ko ubuzima bwawe upanze, urabona yuko ibintu byose bizagenda nk'uko wabiteguye, ariko Imana uyu munsi ishaka ngo buzane ubanze ubunshire ku birenge, hanyuma jyewe nzaguha buri beta, nzaguha ubuzima bwiza.
Imana iracyari kwa kundi. Amen. Aburahamu rero yaragiye abigenza uko. Umurongo wa 13, Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma y'imfizi y'intama amahembe yayo afashe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Imana iriteguye kuzana igitambo. Sinzi ibi ngaho umaze gutambira Imana cyangwa se iri kugusaba ukumva mu mutima wawe biranze, iri jambo rirareba umuntu nk'uwo Imana iri gusaba sacrifice, irashaka ubyuke ube umusenzi ariko biranga. Imana irashaka ugende ukorera Imana biranga, irashaka utange ube umuntu yubaka ubwami bw'Imana ariko nturatahura principe z'ubwami bw'Imana. Imana irakubwira ngo tanga ibi nzabigusangisha, nzagushumbusha. Imana yacu ni Imana ishumbusha, ni Imana isubiza ahandi wababaye ikaguha ndetse ibirusha ibyo utekereza. Amen. Wagiye kubona ngo bibura amaso abona intama ifasha iri mu gihuru, arangije arayifata ayishyira mu mwanya wa mwana aba ari yabaga. Amen. Birakwiriye ko Imana ikwishimira ikazana igisimbura icyo kintu cy'agaciro ku buzima bwawe. Ariko ibintu imbaraga byasabye Aburahamu niki? Nuko yumviye. Amen. Yumviye Imana, areka kureba ibintu bye by'agaciro, aremera arabitanga, arenga iby'ubwenge buri kumwereka n'iby'umutima uri kumubwira, arazamuka ajya ku musozi w'Uwiteka. Amen. Ku murongo wa 14, ngo Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa mwene data, kizabonwa. Sinzi ikintu Imana iri kugusaba ariko ukumva ufite ubwoba. Imana irashaka kugitanga kugira ngo yitangire igitambo mu cyimbo cy'ibyo watanze. Kizabonwa, igisubizo cyawe kizabonwa. Imana ikubwira reka ibi, nzaguha ibi, ariko ukanga. Imana ashaka ko nawe umenya ko ari Jehova Yire. Ariko iri zina niko turyemera mu buzima bwacu, igihe tutanga kwiba Jehova Yire, ko turashaka tugende twironkere ku musozi w'Uwiteka. Wari uzi ko ubuzima bwacu ari umusozi w'Uwiteka? Iyo twakijije tuba turi ku musozi w'Uwiteka, iyo twahisemo kugendana n'Imana tuba turi ku musozi w'Uwiteka. Ariko siko twese twemera kwiba Jehova Yire. None se bihuriye n'igihe cyanyu? Bihuriye n'igihe Imana igusaba gukora ikintu, kwitanga mu nzu y'Imana, gukora imirimo runaka, ariko ukavuga nti sinzabishobora, ariko Imana ashaka uyu munsi utange ayo mafaranga ugende ukore. Ejo izazana andi, izasimbura aho uwo mufuka uri vide, Imana izagenda uwuzuza bikamera nka ka gafuka wa mupfakazi. Imana ni Jehova Yire. Uyu munsi ndumva twibutse ko Imana ari Imana ishobora kuduha ikadusimburisha, igasimbura ibyo tubona ko ari iby'agaciro twari dufite, bitewe n'uko twayumviye tugakora ubushake bwayo. Iriteguye kuba Jehova Yire mu buzima bwawe. Ndizera ko uyu munsi tugiye gutanga ibyo Imana iri kudusaba kugira ngo tuyumvire, hanyuma itubere Jehova Yire. Ku musozi wayo izironkera, kizabonwa mu buzima bwawe, kizabonwa, igisubizo kizabonwa. Niba waragiye aho Imana igushaka ugakora ubushake bwayo, kizabonwa ku musozi w'Uwiteka. Sinzi aho uri gukanura amaso ureba, sinzi icyo uri guhanga amaso, ariko niba warumviye, nturebe umwana wawe, utekereze uburyo yaruhije, nturebe icyo kintu uburyo cyakuruhije, nturebe abo wasize inyuma, nturebe uburyo urusubira inyuma Sara akakubaza ati umwana uri, ariko ugakora icyo bita kumvira. Ngo kumvira biruta ibitambo. Imana irashaka kumvira kuruta ibitambo. Numara kuyumvira kizaboneka. Urasabwa kuguma ku musozi w'Uwiteka, ukavana amaso ku bantu biguca intege, ariko ukaba ufite umutima witeguye gutamba. Nibwo uzabona Jehova Yire mu buzima bwawe. Nagira ngo dusenge. Uwiteka Imana urakoze, turagushimiye kuko uri Imana mu gihe cya Aburahamu, n'ubu ni kuri, waradukunze utanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Turagushimiye kuri Jehova Yire, uri Imana yironkera. Twese waraturonse Mana, turasabye ngo utwigishe kumenya ko wironkera ku musozi wawe. Twaritabye tujya ku musozi wawe, ariko Mana turacyareba abasara twasize hasi, turacyareba imbabazi dufite ibyo dukwiriye gutanga. Uyu munsi ndakwinginze ngo twigishe kurekura, dutange icy'agaciro kugira ngo tukumvire Mwami. Ntibyoroshye ndabizi, ndasaba ngo imbaraga zawe zimanuke kugira ngo ziduhe kumvira, utubere Jehova Yire. Ku musozi wawe wironkere Mana, wironkere, twubahe imitima yacu kugira ngo wironkere mu bana bacu, wironkere mu kazi kacu, wironkere mu itorero ryawe, wironkere mu buzima bwacu, wironkere mu maproje yose dufite.
tukuburiye amaso urabizi neza ko n'ukuri witeguye gutanga igitambo. Icyo tugusaba ni imitima imenetse, imitima yo kukumvira. Urakoze Jehova Yire, urakoze kutwironkera n'ubongere wironkere Mana. Tugusabye uduhe umutima wo kukumvira kugira ngo dukore ubushake bwawe. Izina ryawe ryubahwe ubu n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha, ugendere muri Jehova Yire, kuko ni Imana ishobora kukugaruza imyaka inzige zariye, ikaguha ibirusha ibyo wari utekereje. Ni ukuri guha Imana si ugutakaza, ahubwo ni ukwibikira. Imana iduhane umugisha, naho ubutaha turabakunda, amen.